abanzi babo babashakagaho impamvu mu by'akazi bakazibura, ngo baravuga ngo reka tumutegere ku mana ye niyo atareka. Ariko twebwe ntibadutegera ku mana yacu, badutegera ku mafuti yacu, bagasanga ibyo bakora natwe turabikora. Reka wisengere, mwibuke ko ari we udutera kubibasha, kubikunda, abishyira muri twe. Ntabwo agusaba ibyo atiteguye kuguha ubushobozi bwo kubikora, ariko kumwemerera no kumuhakanira n'ukwawe. Wahitamo kuvuga ngo yes, ngiye gutwara uyu murimo w'icyubahiro, ngiye gutwara iyi mandate, iyi nshingano isumba izindi, uyu murimo w'ikirenga nzawugendana muri ofisi yanjye, nzawugendana muri generasiyo yanjye, nzawugendana mu bo tureshya n'abo tuvugana. Nzajya nibuka ko ntahari ku bwanjye gusa, sindi umugore usanzwe, ndi umugore yes, ndi umugore w'umugabo, ndi umubyeyi w'abana, ndi umunyarwandakazi, ariko hejuru y'ibyo I have a mandate from heaven. Dufite ubutumwa bwavuye mu ijuru, hejuru yo kuba umugore, hejuru yo kuba umubyeyi, hejuru yo kuba umunyarwanda, mfite undi murimo w'ikirenga. Kuko n'abazajya mu muriro bazabyara, bazacuruza, bazaba abagore b'abagabo, ariko ntabwo bafite iyo mandate nk'uko tuyifite ikirenga. Yimanukane mu bucuruzi bwawe, yimanukane ukurera abantu, yimanukane mu busore bwawe, yimanukane mu bukumi bwawe, wibuke ko ufite mandate yavuye mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, mubwire ngo ndabyemeye mwami, ndabishaka, binshoboze. Byoroshye gutyo, ndabyemeye mwami, ndabishaka, binshoboze. Data, tuguhaye icyubahiro, warakoze kutwizera n'intege nke zacu, utayobewe amateka yacu, yewe utayobewe na situation yacu y'uyu munsi, iyi ngiri present, uzi byose, ariko ukatwizera, ukatugira abana bawe, ukatugira abaragwa baraganwa na Kristo, ukaduha umurimo w'icyubahiro. Yesu agatinyuka akavuga ku buzima bwacu nk'uko data yamutumye, utagira inenge, utarigeze unanirwa, we wumviye kugeza mu rupfu, ngo ariko uko data yamutumye niko natwe dutumwe. Duhawe misiyo imeze gutyo, mwami w'abana, tuje kukubwira ngo turabyemeye, tuje kukubwira ngo turabishaka, tuje kukubwira ngo dushoboze. Shoboza abahungu, shoboza abakobwa, shoboza abadukurikiye bari online, shoboza abazabyumva hanyuma, shoboza twebwe twicaye hano ku birenge byawe nyaguhora ku ngoma, udushoboze. Ndagushimira ko atari umugoko watwikoreje, ndagushimira ko ari privilege, n'amahirwe, n'umugisha. Igihugu gitoranyije ambasaderi kikamutuma, n'umugisha bagize, n'amahirwe y'igihe cyo kugaragaza ubwenge bwe n'ibyo ashoboye. Natwe waduhaye uwo mugisha wo kwitwa abana bawe, ntitwahita dupfa ngo tujye mu ijuru, ahubwo uyu munsi turimo turasohoza umurimo waduhaye, umurimo w'ikirenga, umurimo w'icyubahiro, umurimo mwami dushyigikiwemo n'ingabo zo mu ijuru, izo tutabonesha amaso, umurimo mwami utuma utadukuraho amaso. Nk'uko ibihugu iyo habaye intambara mu bihugu bahagariyemo ababo, bahita batwara abambasaderi babo, niko ushugurika ku bwacu, niko utwitayeho, niko utadukuraho amaso, niko amatwi yawe ari kubyo dusaba. Urakoze mwami w'abana, twizeye imbaraga zawe zizakorera muri twebwe. Urakoze ko wabidusigiye kuko ari warasize Kristo. Urakoze ko Umwuka Wera ari muri twebwe kugira ngo adushoboze, abahoze ari abanyantege nkeya ukaduhindura abanyembaraga. Urakoze papa, hesheje umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bamaze umwanya bicaye imbere yawe, ubaha umugisha. Urakoze ko mvise gusenga twasengeye hano hantu, urakoze ko wakira indirimbo mwami twagutuye, urakoze mwami ko twateye intambwe tukubwira ngo bikubere nk'ituro riguhumurira neza igihe twazaga mu nzu yawe, kubwira ngo tugufitiye umwanya, dufite umwanya wo kukuramya no kumva ibyo uvuga. Umugisha abana bawe, usubize gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubabere igisubizo, wagurukiye kurwanya ibibarwanya, ubaha imbaraga kugira ngo baguhagararire mwami uko bikwiriye. Urakoze mwami w'abami, tuguhaye icyubahiro. Turavuga umugisha ku gihugu cyacu no kugirirwa neza, uyobore abatuyobora mwami w'abami, ibyemezo bizima bifite umumaro. Hagurutsa abakubaha n'abakiranutsi kugira ngo bahagarare mu myanya y'umumaro mwami w'abami, maze bagirira abo wabahaye kuyobora umumaro. Turavuga amahoro, turavuga kugirirwa neza ku gihugu cy'u Rwanda, turavuga kurindwa kw'imbibi z'u Rwanda. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mani baha umugisha, murakoze kuba mu nzu y'Imana. Reka dutahane amahoro ya Kristo, turamukanye.